Ahangaha rero usanga ubutegetsi buri mu biganza by'agatsiko k'abantu bakeya, ahanini wenda bafite icyo bapfana cyangwa se bafite ibindi bintu bahuriyeho by'inyungu zabo bwite. Abantu bava muri iyi miryango niba bavamo abatware, niba bavamo abasirikare bakomeye. Ahangaha abaturage bari batangiye kungana neza. Atene yari ifite demokarasi idafunguye kubera ko umuntu ku giti cye yafataga umwanzuro akajya gutora kandi ijwi rye rikumvikana. Abaturage nta jambo baba bafite, nta n'igitekerezo baba bemewe gutanga, ahubwo baba bagomba kugendera ku byo guverinoma zabo zabategetse cyangwa se zabasabye, nta jambo barengejeho. Baba bishimye cyangwa batishimye bategetswe kuba. Atene yari ifite demokarasi idafunguye kubera ko umuntu ku giti cye yafataga umwanzuro akajya gutora kandi ijwi rye rikumvikana. Abaturage bifatiraga imyanzuro yose igendanye n'ukuntu bagomba kuyoborwa cyangwa se gutegekwa, noneho abayobozi babo bakaba aribo bazashyira mu bikorwa iyo myanzuro, ariko yaratowe n'abaturage. Kandi icyo gihe nanone leta izayisimbura ikaba itari yajyaho, nicyo bita anarchy. Ahangaha kenshi usanga hari abaturage cyangwa se udutsiko tw'abaturage b'abanyembaraga babyihishe inyuma, baba bari kubyungukiramo cyane ku buryo bifuza yuko ahubwo hatakajyaho n'indi leta. Nge mugiye kubana nitwa Musasavimbi, mbibutsa ko uramutse wumvise ibiganiro byacu ari byiza ukora subscribe ugakora no kukazogera kugira ngo bitazongera kugucika. The Update TV. Ubusanzwe rero kugira ngo abaturage bihitiremo umuyobozi uzabayobora biba bisaba yuko icyo gihugu kiba kigendera kuri demokarasi. Buriya nubwo abanyarwanda wenda batabimenyereye, ntabwo ibihugu byose biyoboye kimwe cyangwa bitegekwa kimwe. Hari aho batora haba demokarasi nk'uko, hari n'ahandi abantu badatora bagomba gutegereza umuyobozi uzabayobora, ahanini wenda binyuze kuba ubuyobozi cyangwa se ubutware cyangwa ubutegetsi abusigiwe n'ababyeyi be cyangwa se abo mu muryango, cyangwa se akaba yaba umuyobozi anyuze muri coup d'etat ndetse n'ibindi. Dutangira rero turahera kuri guverinoma. Abantu benshi ujya bumva bavuga guverinoma, ariko si ubundi guverinoma ni twifashishije ahangaha inkoranyamagambo cyangwa se dictionnaire. Ubundi guverinoma bavuga yuko ari urwego ruyobora igihugu cyangwa leta muri rusange. Ahangaha amaze kubisoma muri dictionnaire cyangwa se inkoranyamagambo nkumva bidasobanutse neza, narongeye nshakisha mu yindi dictionnaire ho nsanga bavuga yuko ubundi guverinoma ari ijambo risobanura isano riri hagati y'abayoborwa n'abayobora. Ahangaha naho ntago nanyuzwe, numvise nabyo bidasobanutse neza. Nibwo rero naje kubona muri dictionnaire aha gatatu noneho havuga yuko ubundi guverinoma ari abantu cyangwa se itsinda ry'abantu riyoboye rubanda cyangwa se abaturage. Ahangaha rero mbyinjiyemo kugira ngo bisobanuke neza. Ubundi guverinoma ni abantu bayobora abantu, ndetse ubwo ahanini bagashyiraho amategeko ndetse n'amabwiriza, kandi bakagira imbaraga n'ubushobozi n'ubudahangarwa bwo gukurikirana aya mategeko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa nk'uko yatowe. Ahangaha nizere ko bisobanutse, mumaze kumenya icyo guverinoma ari cyo. Ni abantu bayobora cyangwa se bategeka abaturage. Kugira ngo rero nanone tuze kujyana neza, turahita dukurikiza irindi jambo, politiki. Ubundi politike ni iki? Politike ubundi ni uburyo ubutegetsi bugabanywa cyangwa se busaranganywa muri guverinoma cyangwa se mu bagize guverinoma. Ubundi akamaro ka guverinoma cyangwa se icyo guverinoma ibereyeho ni ukurinda rubanda cyangwa se abaturage. Ahangaha rero hakaba harimo nko gukemura amakimbirane hagati y'abaturage, kubacungira umutekano w'abashobora kubatera baturutse hanze cyangwa se imbere mu gihugu, tanga ibikorwa remezo n'izindi serivisi abaturage bashobora gukenera. Ahangaha rero akaba ariho abaturage batangira gukurikirana no kwifuza kugira uruhare mu myanzuro yose leta igomba gufata, kubera ko imyanzuro ifatwa n'abangaba bagize guverinoma cyangwa bakora politike ibigomba kubagiraho ingaruka nini cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ahangaha rero akaba ariho abaturage batangira kugenzura imikorere ya guverinoma yabo, cyangwa se bagatangira noneho no guhitamo uburyo bw'imikorere ya guverinoma. Bagatangira rero kwibaza ibibazo bavuga bati ese ni ubuhe buryo bwa guverinoma cyangwa se ni ubuhe buryo bw'imitegekere cyangwa imiyoborere butubereye. Aha rero niho hahita haza itandukanirizo ry'amaguverinoma agiye atandukanye. Tudatinze rero mu nyemerere turebere hamwe ubwoko ndetse n'itandukanirizo ry'amaguverinoma agiye atandukanye, yaba ariho muri uyu munsi wa none ku isi cyangwa se ayabayeho kera. Ahangaha reka duhere ku bice bibiri by'ingenzi bigari bitandukanye ubundi guverinoma. Icyambere, guverinoma ahangaha igomba kuba igendera kuri demokarasi cyangwa se ikaba ari guverinoma itagendera kuri demokarasi. Ibyo ni ibice bibiri by'ingenzi. Tudatinze, ahangaha reka duhere kuri guverinoma igendera kuri demokarasi. Demokarasi ubundi yabivuze yuko ubutegetsi ari ubw'abaturage. Ubundi ijambo demokarasi rikomoka ku rurimi rw'ikigiriki, aho dusanga ijambo demos bivuze abaturage, naho kratia rikaba ari ijambo rivuga ubutegetsi. Ubwo byombi iyo bihurije hamwe, ijambo democratia cyangwa se demokarasi bivuze ubutegetsi bw'abaturage. Bivuze ko ibyo guverinoma byose izakora ari iby'abaturage bazaba bihitiyemo. Ahangaha mu bisobanukirwe neza, imyanzuro ifatwa n'abaturage ko bagendeye ku matora bakareba icyo abaturage batoye ku bwinshi. Dufashe urugero rworoshye wenda nko ku muyobozi, ni ukuvuga ngo umuyobozi wagize amajwi menshi niwe uba watowe. Ntabwo yabivuze rero yuko azayobora abamutoye gusa, wenda uvuge we ngo ku giti cyanjye ntabwo nari naramutoye. Ubwo ni ukuvuga ngo umwanzuro wafashwe n'abaturage muri rusange, ariko bakareba icyo benshi bifuza cyangwa se icyo benshi batoreye. Nyamara tugiye no mu mateka ya kera cyane, demokarasi ntabwo ari iy'ubu.
Ahangaha ushobora gusanga nko mu baturage ba kera bari bakibereye mu mashyamba imijyi itari yaza cyangwa iterambere runaka, wasangaga nabo bafata umwanzuro babanje kwicara bakareba inyungu za benshi kugira ngo badatatana. Imiryango yaricaraga igatora igahitamo icyerekezo abantu bose bagomba kuganamo cyangwa se ikintu bagomba gukora ariko muri rusange. Ahangaha twavuga yuko yari nk'intangiriro cyangwa se ivuka rya demokarasi, nubwo nta hantu byari byanditse cyangwa se ngo bisobanuke neza. Ni nkaho ari ibintu usanga byari byibereye mu bantu n'ubundi biri muri kamere yabo. Ibi ngibi byo nta nubwo ari ibya kera cyane gusa, kubera ko n'uyu munsi wa none iri tangiriro rya demokarasi nk'uko abakera babikoraga n'ubu turacyabikora. Urugero, mushaka kuba muri inshuti cyangwa mukorana, nyuma y'akazi mugahitamo kuza gusohoka cyangwa se gutembera, noneho ntimuze kwemeranya ahantu muri buze gusohokera. Bamwe bakifuza aha, abandi bakifuza. Icyo gihe mushobora gutora mukavuga mutereka turebe aho benshi bifuza kujya, twese abariho tuza kujya. Ariko tuvuye noneho mu bijyanye n'imiryango ndetse n'inshuti tukareba ahubwo ku rwego rwo kuyobora igihugu muri rusange, ubundi uburyo bwa demokarasi ahantu hambere bwagaragaye ni mu Bugiriki, mu mujyi wa Atene. Ahangaha ntabwo twahita twemeza neza 100% yuko Atene ari wo mujyi wonyine wagendeye kuri demokarasi cyangwa wayivumbuye. Ushobora gusanga hari n'indi mijyi itandukanye yari yarayitangije, ariko ahantu handitse neza hasobanutse bivuga yuko demokarasi yahereye mu mujyi wa Atene. Mbibutsa ko Ubugiriki bwabaga icyo gihe butatanye, bugiye bufite imijyi itandukanye cyangwa se uduce bakundaga kwita city states. Bakaba ari abantu bavugaga ururimi rumwe, ariko nanone buri mujyi cyangwa se buri gace kakigenga. Akenshi ugasanga banahurira mu ntambara barwana, ariko umwanzi mugari yaza bakongera bakisuganya bakifatanya kugira ngo bamurwanirize rimwe. Muri uyu mujyi wa Atene ubundi ahangaha demokarasi batangiye kuyikoresha ubwo bavanagaho umunyagitugu bitaga Hippies. Akaba aribwo umugabo witwaga Clisthenes ahangaha yazanye igitekerezo cy'uko ahangaha akaba yaravuze yuko abagabo bose muri uyu mujyi bagira ijwi ringana, bakaba bemerewe no gutora bagafata imyanzuro y'ukuntu bagomba kuyobora umujyi wabo, nta muntu n'umwe uri hejuru y'undi. Ahangaha mubyumve neza, abantu bari bemerewe gutora bakaba banaringaniye bari abagabo gusa. Abagore, abanyamahanga, abacakara ntago babarizwaga mu bantu bafite ijwi ribemerera gutora. Nyamara nubwo babifata nk'ivangura, wenda ukavuga ngo hari abandi bantu batari bemerewe kugira uruhare kandi wenda imyanzuro y'ubuyobozi yarabarebaga cyangwa se yabagiraho n'ingaruka, ariko mubyumve neza, ahangaha byari iterambere rikomeye cyane, kubera ko byari bivanyeho imyumvire yari ishaje yo kuvuga ngo hari abantu bavukiye kuyobora, abantu bava muri iyi miryango niba bavamo abatware, niba bavamo abasirikare bakomeye. Ahangaha abaturage bari batangiye kungana neza. Atene yari ifite demokarasi idafunguye, kubera ko umuntu ku giti cye yafataga umwanzuro akajya gutora kandi ijwi rye rikumvikana. Abaturage bifatiraga imyanzuro yose igendanye n'ukuntu bagomba kuyoborwa cyangwa se gutegekwa, noneho abayobozi babo bakaba aribo bazashyira mu bikorwa iyo myanzuro, ariko yaratowe n'abaturage. Ahangaha ntibize kubacanga, tugitangira nababwiye yuko guverinoma ishobora kuba zitandukanye mu buryo bubiri bw'ingenzi, harimo igendera kuri demokarasi ndetse n'itagendera kuri demokarasi. Demokarasi nayo tumaze kumenya icyo ari cyo, ahangaha nayo ifite nanone ibice bibiri. Hari demokarasi iziguye, hakaba na demokarasi itaziguye, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza hariho representative democracy cyangwa se direct democracy. Duhereye kuri demokarasi iziguye cyangwa se demokarasi idafunguye, ahangaha ni hahandi abaturage ku giti cyabo bo ubwabo bafata imyanzuro y'ibigomba gukorwa cyangwa se uburyo bagomba kuyoborwa ako kanya. Gusa ubu buryo bwa demokarasi buziguye muri iki gihe usanga bukoreshwa muri kominote ntoya, aho abaturage bagira gutya bakagira igihe runaka bagahura bakaganira bagafata imyanzuro y'ibintu bigomba gukorwa. Kwa kundi nyine mushobora kubyumva wenda nko muri koperative bakavuga bati inama izaterana, noneho abaturage bagatora. Iri aba ari demokarasi iziguye. Wenda ahangaha urugero ruza koroha rwumvikana wenda ni nka demokarasi ikoreshwa mu nganda cyangwa se ahantu abakozi benshi bahurira, aho bagomba kwicara bagakora inama, ubundi bakifatira imyanzuro y'ukuntu bagomba gukora akazi kabo nuko aho bakorera hagomba kumera. Dukomereje kuri demokarasi itaziguye rero, ahangaha ni hahandi abaturage bahitamo abantu bazajya kubahagararira muri guverinoma, ubundi bakajya banabafatira imyanzuro y'ukuntu ibintu bigomba gukorwa. Nk'ubu tuba dufite utuzi tugomba kujyaho, tuba dufite imirimo yo mu rugo tugomba gukora, tugomba kujya ku masoko guhaha, dufite siporo tugomba gukora, dufite YouTube channel nka Analiza Empire tugomba kureba kugira ngo tumenye aho ibintu bigeze. Akenshi ahangaha birangira abaturage bavuze yuko badafite umwanya wo kuzajya bajya guhura kandi igihugu ari na kinini bazafata imyanzuro y'ibizabakorerwa. Ahangaha rero niho dufata umwanzuro wo guhitamo abanyapolitike bagomba kuduhagararira, tukumva ko tubizeye yuko ibyo bazakora byose bazabikora mu nyungu zacu, kugira ngo natwe tubone uko twikomereza imirimo yacu kandi ibintu birushaho kugenda neza. Iki rero nicyo bita demokarasi itaziguye, ndetse usanga no muri iyi si ibihugu byinshi ariyo demokarasi biri gukoresha muri iyi minsi. Ubu buryo bwa demokarasi itaziguye nabwo rero bugabanijemo ibice byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo bwose bukora kimwe, bukora ukwabwo bitewe n'igihugu uburyo bwahisemo. Reka mbanyuriremo twihuse rero mbahe n'ingero za bumwe muri ubu buryo bugendera kuri demokarasi itaziguye.
Uburyo bwamenyerewe bunakoreshwa henshi rero muri demokarasi itaziguye, ubwa mbere tuhasanga repubulika. Iyo urebye mu nkoranyamagambo cyangwa se za dictionnaire, ubundi republic cyangwa se repubulika kenshi usanga babihuza na representative democracy. Ubundi kugira ngo guverinoma ahangaha ibe repubulika nuko ahanini usanga igizwe n'ibice bitatu. Cya mbere aba ari executive branch cyangwa se igice cya guverinoma gishyira amategeko mu bikorwa. Ariko ahangaha kugira ngo bitaza kubacangarika, nanone mbanze mbasobanurire repubulika icyo ari cyo. Ubundi repubulika ni ijambo rikomoka mu kilatini cyakoreshwaga n'ubwami bw'abami bwa Roma bwa kera, aho ijambo repubulika risobanura ibya rubanda cyangwa se ibintu bya rubanda, ibintu biri public cyangwa se ibintu by'abaturage muri rusange. Nizere ko mubyumva. Uyu munsi tuvuga ko ari demokarasi ihagarariwe cyangwa itaziguye, ariko ubundi abaromani bo ni ubu buryo bakoreshaga, aho kugira ngo buri muturage wese azajya azatore umwe azatore, bagombaga kugira abantu babahagarariye. Ahangaha abaturage babaga bizeye yuko abayobozi batoye bagomba gukorera mu nyungu zabo. Noneho mu gihe rero abaturage batishimiye ibyo abayobozi batoye bakoraga, bagombaga gutegereza manda yabo ikarangira, noneho bakazatora abandi bayobozi. Muri iyi myaka ya kera ubundi ubwami bwa Roma bwagiraga abayobozi benshi bagiye batandukanye babaga baratoye n'abaturage, ariko nanone abari hejuru ya byose babitaga konsili. Konsili ikaba yari igizwe n'abayobozi babiri batorerwaga buri wese manda y'umwaka umwe. Bakongera bakagira sena yagombaga kugira inama mu rwego rw'ubucamanza, ndetse ikongera ikagira inama mu rwego rwatoraga amategeko. Ahangaha rero babaga ari abaturage batowe, bagendaga bihitiramo amategeko ababereye azabagenga nka sosiyete. Mu mateka ho n'ubundi tuhasanga ahandi hantu harangwa ibintu bijyanye na demokarasi cyangwa se repubulika nko mu Buhinde, Ghana Sangas, mu bihe bya kera cyane bya Buddha, aho wasangaga bafite inteko. Gusa mu Buhinde ho nta nyandiko nyinshi zihari zigaragaza ukuntu wenda izi nteko zabo zakoraga cyangwa se ukuntu zatorwaga, niba abaturage barabigiragamo uruhare cyangwa se niba baratoraga abayobozi bo hasi gusa ariko abami badatorwa. Mbese ibyo mu Buhinde nta nyandiko nyinshi zibishyigikira, gusa biravugwa binagaragara mu nyandiko babivugaho gakeya yuko nabo bari bafite repubulika cyangwa se demokarasi, aho abaturage bagira uruhare mu myanzuro ibafatirwa. Icyo tuzi cyo neza no ku munyamategeko w'Umugiriki Diodorus yabyanditse mu nyandiko za kera mu kinyejana cya mbere y'ivuka rya Yesu, akavuga yuko Ubuhinde leta zabwo zimwe na zimwe zigendera kuri demokarasi. Inteko ishinga amategeko ubundi niyiha imbaraga urwego rukurikira ishyirwa mu bikorwa byayo, narwo rugahererekanya n'urwego rw'ubucamanza. Igihugu kiyoborwa na perezida rero nicyo usanga kigira uru rwego rukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko aba yatowe n'inteko ishinga amategeko. Ubwo no kuvuga ngo uru rwego ruri hagati y'inteko ishyiraho amategeko ndetse n'ubucamanza. Tuvuye kuri repubulika rero y'igihugu cy'u Rwanda tugenderaho, reka dukomeze n'ubundi buryo bwa demokarasi ariko ihagarariwe cyangwa se itaziguye. Uburyo bukurikiyeho babwita demarkize. Demarkize yo ni uburyo bw'imitegekere aho abagize guverinoma batoranywa nko mu buryo nakwita tombora, ubundi abantu batoranijwe bakaba aribo bagira guverinoma bagahagararira abasigaye bose. Duhita dukomereza no ku bundi buryo bita non-partisan democracy. Ubu ngubu akaba ari uburyo noneho abaturage bagira amatora yo kwihitiramo abazabahagararira cyangwa se abazabayobora cyangwa se abazaba bagize guverinoma, ariko nanone nta mashyaka yemewe. Ubwo ni ukuvuga ngo buri muntu wese yiyamamaza ku giti cye nk'umukandida wigenga. Muri ubu buryo ntabwo tuhasanga amashyaka. Hari n'ubundi buryo rero twakwita demokarasi iziguye ariko mu buryo bucagase, aho abaturage bihitiramo abantu bagenda bakabahagararira umunsi ku munsi, ariko n'ubundi imyanzuro migari ugasanga ari abaturage ubwabo bayifatira. Ubu buryo rero bwombi tumaze kuvuga, yaba demokarasi iziguye na demokarasi itaziguye, abaturage bagira inzira eshatu bashobora kwifatiramo imyanzuro. Ahangaha turaza gusanga iya mbere ari referendum, initiatives cyangwa icyo bita recalls. Kankomeze mbasobanurire kimwe ku kindi kugira ngo murusheho kubyumva. Duhereye kuri referendum ubundi ni uburyo abaturage bashobora gufata umwanzuro wo gutora kugira ngo bavaneho itegeko cyangwa se amategeko ya kera batakifuza kandi wenda ubuyobozi bwari bwarayatoye, cyangwa se nanone ubu buryo bakabukoresha bashyiraho amategeko cyangwa itegeko rishya abayobozi batashyize ariko abaturage bo babitekerezaho bakumva yuko iryo tegeko ryari rikwiye. Ahangaha rero haba icyo bita referendum, abaturage benshi bagatora cyangwa se bagatanga ubusabe bwabo, ubundi babona amajwi ashyitse itegeko rikemezwa. Naho initiative yo ni inzira abaturage bemererwa gutanga igitekerezo cyangwa ibitekerezo bishya bashobora gutorera kugira ngo bishyirwe mu bikorwa cyangwa se bisimbure ibyari biriho. Naho recalls yo ni inzira abaturage banyuramo cyangwa se bashobora gukoresha bavanaho abayobozi bari baratowe mu gihe batakibishimiye. Ibyo rero maze kubabwira haruguru byose ni ibirebana na guverinoma ariko zigendera kuri demokarasi. Tudatinze rero reka tujye ku gisata cya kabiri noneho kuri guverinoma zitagendera kuri demokarasi. Nazo zirahari. Muti biteye gute rero? Mu bihugu bitagendera kuri demokarasi, abaturage nta jambo baba bafite, nta n'igitekerezo baba bemewe gutanga, ahubwo baba bagomba kugendera ku byo guverinoma zabo zabategetse cyangwa se zabasabye, nta jambo barengejeho. Baba bishimye cyangwa batishimye bategetswe kuba. Mu bihugu rero bitagendera kuri demokarasi, ubundi abayobozi cyangwa abategetsi baho bajyaho mu bundi buryo, kubera ko twabibonye yuko iyo hari demokarasi abayobozi baratorwa. Noneho rero iyo nta demokarasi hari, reka turebe uburyo abayobozi bashobora kugera ku butegetsi. Ubundi mu bihugu abaturage baba nta jambo bafite cyangwa batemerewe kugira uruhare mu mitegekere y'igihugu cyabo, ibyo bihugu akenshi usanga guverinoma zabyo bazita authoritarian cyangwa se authoritarian governments. Ku mwanya wa mbere turasanga urwego rw'ubutegetsi bita autocracy cyangwa se guverinoma iba iyobowe n'umuntu umwe rukumbi ntawe umuvugiramo. Muri ubu bwoko bwa autocracy
rero turahasanga ubutegetsi bw'ubwami cyangwa se ubutegetsi bw'igitugu. Iyo ubutegetsi bwe bukomora ku babyeyi be cyangwa se abandi bantu bo mu muryango, iki gihe tubyita ubutegetsi bwa cyami. Ahangaho umuntu aba yemerewe kuzategeka igihugu kugeza igihe azapfira. Ubu butegetsi bwa cyami buracyahari cyane hirya no hino muri iyi si, aho dusanga abo bategetsi cyangwa se abo bayobozi babita abami, abamikazi, ibikomangomakazi, abami b'abamikazi, ndetse no mu bindi bihugu by'i Burayi Archduke, Duke, Grand Duke, Amir, Sultan, ndetse n'andi mazina agiye atandukanye bita abo bayobozi cyangwa abategetsi. Noneho iyo umutegetsi ageze ku butegetsi abufashe ku ngufu, wenda se bikoreshejwe n'imbaraga za gisirikare cyangwa se ubundi buryo, ahangaha rero niho bamwita umunyagitugu cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza dictator. Abanyagitugu bamwe bakunze kwita totalitarian usanga barihariye buri kimwe cyose, aho ari we ushyiraho ingamba z'igihugu akanakurikirana uko zizashyirwa mu bikorwa nta wundi muntu umugiriye inama cyangwa se umuvugiramo. Ubundi ijambo dictator naryo rikomoka muri Roma ya kera. Ahangaha mu gihe cya Repubulika abaturage ngo baje kwicara basanga ngo mu gihe cy'imyivumbagatanyo cyangwa se cy'intambara ngo hari igihe Repubulika itazashobora kuyobora neza. Ngo bafashe umwanzuro w'uko muri ibyo bihe bigoye nyine maze kubabwira haruguru bazajya bahitamo umuntu umwe agahabwa ububasha, bakamuha ububasha ku butegetsi bwose, ubundi agafata umwanzuro. Uwo muntu rero niwe bitaga dictator. Abaromani rero ni kenshi bagiye bakoresha abantu nk'aba ngaba bakabegurira ubutegetsi bwose ku buryo abaga afite ububasha ku kubaho no gupfa kwa buri muntu wese. Gusa ngo uwo mutegetsi akaba ataragombaga kurenza amezi 6 afite ubwo bushobozi bwose, kuko nyuma y'amezi 6 ngo barongeraga ibintu bigasubira uko byari bimeze, Repubulika igakomeza ikayobora, Repubulika ikongera igasubiraho, abayobozi bagatorwa nyine nk'uko bari basanzwe babigenza. Gusa bamwe bagiye bahabwa ubutegetsi butavugirwamo, harimo abagiye babugundira bakanga kuburekura burundu. Ahangaho urugero rwiza n'uwo bitaga Julius Caesar cyangwa se Kaisari, waje guhita yigira umwami w'abami w'Abaromani. Naho ijambo tyrant ryo rikomoka mu Kigiriki cya kera, nta nubwo ubundi bigitangira tyrant ryabaga ari ijambo ribi nk'uko uyu munsi wa none rikoreshwa bashatse kuvuga umuntu w'umunyagitugu wihariye ubutegetsi ku ngufu. Ubundi yabaga ari umuyobozi uyoboye state nka kumwe nababwiraga kare nyine wabaga uyoboye umujyi runaka nka Athens cyangwa se za Sparta, umuyobozi mukuru bamwitaga tyrant. Ntago rero byabaga bivuze ikintu kibi, ahubwo byaje gukoreshwa nabi bihindurirwa imvugo muri iyi minsi y'ibihe byacu. Iri jambo rijya guhindurwa ribi ubundi byaturutse ku mutegetsi abaturage bangaga wari uyoboye umujyi wa Athens witwaga Hippias. Uyu mutegetsi bwategetse nabi cyane, ahemukira abaturage benshi baramwanga, nuko guhera ubwo rero ijambo tyrant ritangira kugereranywa nk'aho bisobanuye umutegetsi mubi. Ariko ubundi mu by'ukuri ntago ariko byari byarahoze. Reka dukomeze kuri oligarchy. Oligarchy nayo ni ubundi buryo bwa guverinoma ariko butagendera kuri demokarasi, aho abaturage nyine badatorana bibasobanuriye kare. Ahangaha rero usanga ubutegetsi buri mu biganza by'agatsiko k'abantu bakeya, ahanini wenda bafite icyo bapfana cyangwa se bafite ibindi bintu bahuriyeho by'inyungu zabo bwite. Mu mateka rero ya kera usanga ubu buryo bwo kuba ubutegetsi buri mu biganza by'agatsiko ari uburyo rwose bwakoreshejwe cyane mu myaka itambutse. Ubu buryo bwa guverinoma iyobowe n'agatsiko rero bwabaye mu mateka guhera kera, aho wasangaga kenshi ari n'agatsiko k'abantu kishe inyuma y'ubwami cyangwa se ubunyagitugu, ariko ahanini aribo bafata imyanzuro kubera imbaraga babaga bafite cyangwa se amafaranga, ahubwo ahanini ari nabo bashora mu ngabo bagakoresha n'umwami. Rimwe na rimwe n'igihe wasangaga aka gatsiko katishimiye wenda imyanzuro cyangwa se ukuntu umwami ari kwitwara cyangwa se undi mutegetsi w'umunyagitugu, ugasanga ahubwo bakoresheje amafaranga yabo cyangwa se abaturage bamukuyeho, ariko n'ubundi imbaraga zikaguma mu biganza byabo. Ntago babaga bakuyeho uwo mutegetsi wenda kubera inyungu z'abaturage muri rusange, zabaga ari inyungu zabo bwite. Gusa nanone ntago twabiveba kubera ko ahanini nibyo byaje kuganisha ku butegetsi uyu munsi wa none turi kugenderaho bw'abaturage. Oligarchy nayo ifite amoko yagiye atandukanye, ahangaha ndumva twabanyuriramo amwe muri yo. Duhere kuri aristocracy. Aristocracy ni igihe ubutegetsi buba buri mu biganza by'abantu bavuga yuko bakomeye kurusha abandi bitewe n'aho bavukiye cyangwa se abo bakomokaho. Mbese bavuga yuko bo bafite amaraso muri bo ya kiyobozi kurusha abandi bantu. Plutocracy yo ni igihe ubutegetsi buba buri mu biganza by'abantu b'abakire barusha abandi amafaranga. Ahangaha iki cyo muze kucyitondera kubera ko n'ubundi buryo bwinshi bw'imitegekere cyangwa imiyoborere buhari bwaba bugendera kuri demokarasi cyangwa butayigenderaho, akenshi usanga abakire bagiramo ijambo. Ariko plutocracy yo ni igihe agatsiko k'abakire bishyize hamwe igihugu bakagifata mu biganza byabo bakakiyobora uko bashaka, ahanini barebera no mu nyungu zabo. Ni ukuvuga ko n'ibihugu byinshi bigera n'inzira rwose ya demokarasi abantu bagatora, ariko ugasanga biyamamaje akenshi bagomba kujya gushaka ubufasha n'amafaranga mu bakire kugira ngo baze gushobora iyo nzira yo kwiyamamaza cyangwa se baze gushaka ukuntu batanga za ruswa kugira ngo amajwi azaboneke. N'ubundi ahangaho ubu butegetsi usanga bwamaze kuba plutocracy, nubwo ari repubulika cyangwa se
bari bari kugendera muri demokarasi. Ni nko kuvuga ko demokarasi bamaze kugurwa n'abakire n'ubundi. Naho stratocracy ni igihe aba ariho ubutegetsi bwa gisirikare. Noneho hakaza theocracy. Theocracy ni igihe ubutegetsi buba bushingiye ku idini cyangwa se imyemerere muri rusange. Ubu butegetsi bwose maze kubabwira butagira aho buhurira na demokarasi, bwose babuhuriza hamwe bakabwita kleptocracies. Kleptocracy ubundi ni ubutegetsi baba bavuga ko burangwa na ruswa, kandi abategetsi baba batitaye ku baturage, ahanini baba bakorera mu nyungu zabo bwite. Aho usanga nk'amafaranga y'abaturage batanga mu misoro aba ari gukoreshwa mu kubaka inzu nziza cyane cyangwa se z'imitamenwa z'abayobozi babo. Aho usanga nk'amafaranga y'abaturage baba batanze mu misoro yakoreshwa mu kubaka amazu y'abategetsi, imodoka nziza bagendamo, cyangwa se bagenda biyubakira n'ibindi bintu hanze y'igihugu bitandukanye. Icyanyuma rero tugeze ari nacyo kidasanzwe nicyo bita anarchy. Anarchy yo rero noneho ni igihe igihugu cyangwa se sosiyete iba nta buyobozi ifite, nta guverinoma, nta mutegetsi, aha murabyumva buri muturage abakora icyo ashaka. Ahangaha rero akenshi usanga mu mateka ibi bintu byaragiye bibaho, binatewe ahanini n'igihe habayeho ibihe by'intambara, impinduramatwara, imyivumbagatanyo, noneho igihugu kikamara igihe runaka mu by'ukuri nta muntu uhari ukiyobora. Ibi ngibi ntabwo nabyita inzibacyuho, ahubwo haba harimo icyuho. Ni ukuvuga ngo ni igihe leta yari iriho iba yavuyeho, wenda se yavanyweho n'abaturage cyangwa se ibindi bibazo, kandi icyo gihe nanone leta izayisimbura ikaba itari yajyaho, nicyo bita anarchy. Ahangaha akenshi usanga hari abaturage cyangwa se udutsiko tw'abaturage b'abanyembaraga babyihishe inyuma, baba bari kubyungukiramo cyane ku buryo baba bifuza yuko ahubwo hatakajyaho n'indi leta. Ibintu rero bituma iki gihe cyo kubaho igihugu kidafite ubutegetsi gishobora kuba kirekire cyane. Ahangaha rero hagiye hazamuka ibitekerezo by'abantu bavuga yuko umunsi umwe igihe kizagera abaturage, amasosiyete, ibihugu, mu miryango, mbese abantu bakajya babaho nta buyobozi bafite cyangwa ubutegetsi. Aba bavuga yuko abantu bashobora kubaho buri wese yimenyera ibye, nta rugomo, nta bushyamirane muri rubanda. Gusa ibyo ngibyo wenda ahantu bishoboka keretse ari muri paradizo. Hari amagambo rero agenda akoreshwa ahanini nk'iyo abantu bashatse kuvuga ibijyanye na guverinoma, duhita dusangamo ijambo bita itegeko nshinga. Iyo guverinoma ifite itegeko nshinga igenderaho nayo ubwayo idashobora kurenga, icyo gihe bavuga yuko igendera cyangwa se igengwa n'itegeko nshinga. Ubwoko bwa guverinoma rero nagiye mbabwira bwose bugendera kuri demokarasi, ahangaha usanga bugendera no ku itegeko nshinga cyangwa se bufite itegeko nshinga ribugenga. Ese wari uzi yuko ahubwo n'ubwami bumwe na bumwe bugiye bufite itegeko nshinga? Nibyo rwose, hari ubutegetsi bwa cyami usanga bugendera ku itegeko nshinga, nubwo umwami abazasimburwa n'umwana we cyangwa se undi muntu yihitiyemo, ariko ugasanga nabwo hari ibintu atagomba kurengaho kubera ko bitari mu itegeko nshinga. Muri iki kiganiro nabasobanuriye ubwoko bw'amaguverinoma agiye atandukanye, agendera ku itegeko nshinga n'atagendera ku itegeko nshinga. Nk'uko mwabyumvise, buri guverinoma igenda igira umwihariko wayo, igahitamo ibyo izagenderaho cyangwa se ubwoko bw'imitegekere izakoresha. Gusa hari n'andi maguverinoma kenshi usanga abivangatanyiriza hamwe, ugasanga ibi biremewe, ibi ntibyemewe, mbese bakagenda bitiza ibintu bimwe mu by'abandi gutyo. Mbese bakagenda bitiza ingingo zimwe na zimwe zitari zigendanye n'uburyo bakoresha bw'imitegekere, ahubwo bagafata ibyo mu zindi systeme. Ahangaha urugero rworoshye twatanga ni nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hamwe usanga bavuga ngo ni igihugu kiyobowe na demokarasi itaziguye, abandi bakavuga ngo ni repubulika, abandi bakavuga ngo ni democratic republic. Ugasanga byose nyine bagiye babihuriza hamwe bakagenda batoramo ibyo bakeneye bitewe n'uko babyumvaga. Akaba ari nangahe ikiganiro kirangiriye. Mwari muri kumwe nanjye Musa Savimbi, aho mba ndi kumwe na Seven Maestro muri studio za Analyza Empire. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se indi nyunganizi waba ushaka kutugezaho, ushobora kujya muri comment ugatanga igitekerezo cyawe. Ntabwo ari ngombwa yuko tuba tubyumva kimwe, wowe ntugire isoni, ushaka kuduha igitekerezo tukaba natwe twahindura ibintu. Ntabwo twanga abatugira inama, nta nubwo twanga abatunenga n'abadukosora. Muchas gracias.